me? Yes. I'm hungry. So, she need my money, but you remember I'm late. No. All my cars is mine, okay? And my houses, you remember the house I told you? What I'm gonna show to you? Yeah. Kandi uza amamodoka mfite amazu hirya no hino. Ewewe. Ntuzi ko ndi boss wazambwira ahubwo cyangwa ukashakira abandi bantu nkaza nk'abakazi wenda ko kujya baca jaride zanjye sibyo ya nyuze ku mutindi w'umukene ngamuhereza amafaranga ntabwo uza ukuntu navunitse nta na kimwe azi. Ndakuvugisha mukanya harya nakubwiye ya mazu naranguye Boss. Hi. Hi. Boss, twatuzanye raporo z'akazi biri kugenda neza n'imishahara y'abakozi mwari mwatubwiye kubagezaho twayibagejejeho na twatuzanye rero ibintu byose byakozwe mu kwezi kwashize kugira ngo bibashyikirize. Okay, murakoze. Reka turebe niba byaragenze neza. Ndi kubona muri gukora neza kandi kuraje mukoreshe imbaraga nyinshi kugira kampani yacu izamuke. Muri kubona yuko nyine mu mwaka umwe nabazanye mu kazi murabona ko hari impinduka sibyo? Ubwo rero mugerageze nyine tuzamure kampani vuba cyane kabisa. Ikindi abakozi badutumye batubwiye ko bashaka kongezwa imishahara. Ndabona uburi biza abakozi baba bari kuhamagara. So batubwiye yuko bashaka kongeza imishahara kuko ibintu byose byarazamutse, amafaranga bari guhembwa nta kintu ari kumara. Rero bibaye byiza mwatubwira ijambo tubashyira. Icyo kijyanye n'umushahara ndaza kubitekerezaho ejo cyangwa ejo bundi nzaguhamagara kuri phone mugire ikintu uri babwire. Ndabizi ko umushahara ari mutoya ariko mu minsi iri imbere ndaza kuzamura nta kibazo sibyo? Yerewe kandi sujute wowe. None se boss uyu nundi mukozi wazanye? Oya, uyu duhuriye mu nzira nyine gutya. Hai. Ahubwo natwibwire. Witwa nde? Nitwa Ella. Nanjye ni Koko. Nice to meet you. Undi mukozi mushya? Oya. Duhuriye hano mu nzira tugenda. Ahubwo se ko atagenda arava he akajya he? Reka twigende rero dusige muri kuganira. Ubwo nizere ko umushahara mutagiye gatoya nshaka umwiseguraho. Habaye iki? Nshaka kukwiseguraho. Habaye iki? Naramusuzuguye. Mu buhe buryo bibabwire? Namweretse ko ndi bose. Kumbe mwereka amafaranga nzi ko ndi umukire. Kumbe kampani ari nyirayo. None birangiye menye ko ari we nyiri kampani ari njye wabeshye ngo ni njye nyiri kampani.
ariko wari ubizi ko uri kubesha. mbizi ko ndi kubesha ariko nawe urabizi ndamwaye njye ndabizi ndamwaye ariko sinzi uzajya ufata abantu bose kimwe nyine ntukazajya urobanura ngo ni ari umukene. ndamwaye none se bino bikwigishije iki muri make? icyo winyigishije ntubona guca ku muntu utazi ikimuri inyuma ntabwo bizongera. So hari ikindi mushaka kumbwira? nta byinshi twakongeraho gusa uriya muntu ndumva wamuha imbabazi nyine nawe ukamuha akazi kuko ntabwo wagerera mu kego wakugereyemo. So ndumva wabyirengagiza nyine uko yakwirengagije wowe ukabirenzaho ukamuha akazi nawe ntiyari azi ibyo akora. namubabariye ahubwo uze kunshakira umwanya twamushyiramo noneho yampaye nimero ze tuzamuhamagara aze atangira akazi ku wa mbere. urakoze kumubabariye. biriya nawe byatumye amenya ubundi bwenge bwo kuzajya afasha bagenzi be buriya hari isomo akuyemo. ngaho rero mureke tugende ndabona bwije. kandi muzagera akazi keza. akazi ndaza kukaguha ndaza kureba ahantu nagushira nguha akazi ariko nyine ujye ureba abantu bose ubafate kimwe ari abakire ari abakene mu bushobozi bwawe. jya ugerageza ufashe umuntu uwo ari we wese utitaye ku yego mubyeyi bamubwira icyo mupfana mufitanye isano bose ubafashe kimwe. murakoze mubyeyi nta kibazo mwongeye kongerera icyizere mubyeyi. nta kibazo sawa rero. okay